ibihe byiza, igitondo cyiza, umunsi mwiza, amanywa meza kuri wowe udukurikiye kuri uyu wa gatatu itariki 29 z'ukwezi kwa karindwi. Muri aka kanya tuzanye amakuru akomeye cyane ku bijyanye n'urugamba. Turaza kuba twakubwira aho Adui akomeje gukorera imyiteguro yo gushoza intambara cyangwa se gutangiza ibitero bishya kuri AFC M23. Hari inzira agiye acamo cyangwa se ahantu yatangije ibirindiro bishya ngiye kukubwirira muri iki kiganiro. Uraje humve ndetse kandi ndakubwira uburyo ki umwanzi w'amahoro akomeje kwitegura bikomeye cyane kugira ngo agabe ibitero ku ntare za Sarambwe ndetse n'Amadubu. Ugiye kubyumvira muri iki kiganiro. Niba ukunda amakuru yacu ibuka gukanda like, ukore subscribe niba utari warayikoze kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza. Yewe nitwa Baraka, nyemerera ibi bintu tubyinjiramo. Mbanze nkubwire mbere nyuma yuko intare za Sarambwe zifashe ibice byinshi byo muri Kivu y'Amajyepfo, byo muri territoire ya Mwenga, Fizi no mu bindi bice bitandukanye, hari ibitero byagiye bitera intare za Sarambwe bigapfuba. No mu ijoro ryakeye hari amakuru agaragaza ko mu bice bya Rugezi ahangaha rwose ahitwa Mirimba, ahangaha ni munsi cyangwa se ni hafi ya Rugezi, hagabwe ibitero ariko byaje gupfuba, ntabwo byagezwe cyangwa se ntabwo byageze ku ntego. Ibitero byari birimo FARDC, Abarundi, FDLR na Wazalendo. Bivuga ko rero ngo icyabuzemo ngo n'abacancuro, niko FARDC yagiye ivuga. Ubu tuvugana FARDC imaze kuba yatangaza umujenerali ugiye kuyobora ibitero bishya ngo bigamije kwigarurira ibice bitandukanye ngo kugeza na Minembwe. Uwo mujenerali nawe hari amagambo avuze tugiye kurebera hamwe muri iki kiganiro. Umujenerali FARDC itangaje cyangwa se ishyize hanze ugiye kuyobora ibitero bishya bigamije kwigarurira ibice bitandukanye byo muri Kivu y'Amajyepfo, haba muri Plaine no mu bice bya Minembwe, ni General Charigonza Bulo. Uyu nguyu niwe ugiye kuyobora ibi bitero, hashingiwe kuba ngo avuka hano muri Fizi, ni umunyefizi niho avuka. Biravuga ko rero ngo ibice byinshi byaho abizi, bityo rero bamugiriye icyizere ngo abe ari we uba komanda w'urugamba ku ruhande rwa FARDC, ngo niwe ugiye noneho gupanga za operasiyo zitandukanye. Niwe ujya amenya aho ajya acisha abasirikare, aho ibifaru bigomba kunyura niwe ujya uhamenya, ahakenewe drone azajya zisaba azihabwe, ndetse niba ngombwa n'indege zize muri uru rugamba. Bisa naho FARDC iri kwitegura urugamba rugiye kuba mu masaha makeya akurikiyeho. Hano muri Kivu y'Amajyepfo dushobora kurubona. Nakubwiye ngo kugira ngo tuze kubana mu kiganiro kiza gukurikira tuvuga yenda nituza kuba twamenya amakuru y'urugamba naza kuba yatugezeho, turaza kubana mu kiganiro gikurikira. Nuba wakanze like kuri iki, wanakoze subscribe, biraza koroha cyane ko tuza kukibanamo. Gusa kugeza ubu ntabwo urugamba rwanya rwo ruratangira, uretse kuba FARDC iri kwikubita mu gatuza igaragaza ubushobozi ifite ndetse kandi n'uburyo ki yamaze kuba yakitegura. Hari ibice byinshi igiye kugenda inyuramo, nanjye ngiye kugenda nkubwira muri iki kiganiro nkuko amakuru ari kutugeraho. Twamaze kuba twayakurura kuko bagiye kubitangaza already bamaze kuhageza ingabo. Ntabwo babitangaje batarageza ingabo kuko intare zari kubakumira n'Amadubu. Ikintu FARDC ikoze, yabanje hageze ingabo ihita itangaza ko ariho hantu ishobora kunyura igaba ibitero. Bishobora no kuba ari uburyo bwo kubeshya ngo bayobye uburari kugira ngo intare n'Amadubu baba ariho bahanga amaso hanyuma baze kunyura ahandi. Aho ngaho rero batangaje ngo bagiye kunyura ni hehe. FARDC niyo ubwayo amakuru twakuruye, hariyo dukura ku magrupe yabo ya WhatsApp tukabumviriza, hanyuma tukumva ibyo barimo bavuga n'imigambi yabo n'uburyo ki bari kwikubita mu gatuza n'uburyo barira, byose tuba turi kubyumva. Niyo mpamvu amakuru yabo tugenda tuyabona ku buryo bworoshye. Amakuru ya FARDC, amakuru ya Adui tugenda tuyabona ku buryo bworoshye cyane. Hari ibice bitandukanye bitekwaho cyangwa se biteganyijweho ibitero bishya kugira ngo higarurirwe ibyo bice cyangwa se ubwo butaka, ibirindiro byinshi bifatwe, hanyuma intare za Sarambwe ngo barusheho kuzirasa. FARDC niyo mugambi ifite. Ni ibice byo muri territoire ya Fizi, ahitwa muri Plaine n'ahitwa muri Baraka, niyo hari gutegurirwa ibitwaro cyangwa se intwaro zizakoreshwa muri urwo rugamba. Abasirikare niho bari kwitegurira, ndetse kandi ngo bari kuvuga ko morali yabo ngiri hejuru cyane ku buryo ngo bitazabagora gutsinda Adui. Burya ngo bafite morali. Adui wabo no kuvuga ngo ni intare za Sarambwe n'Amadubu, niwo Adui wa FARDC. Ukuvuga ngo abari Baraka barimo barabyina, bari kwereka ububiko bushya, bari kwerekwa ibikoresho bari guhabwa kugira ngo baze bagabe ibitero kuri Alliance Fleuve Congo n'abafatanya ibikorwa bayo barimo
twirwaneho. Hari ibice bibiri FARDC yamaze kuba yagezayo ingabo ku buryo ngo igiye kwataka mu buryo bukomeye cyane. Handi nakubwiye bagabye igitero mu ijoro ryashize, ubu tuvugana turi ku manywa, ni nahitwa Mirimba. Mirimba ni angani munsi ya Rugezi. Munsi ya Rugezi FARDC yagerageje kwagaba ibitero bitamaze amasaha hagati ya 2 na 3, hanyuma bihita bisubirayo kuko byabuze imbaraga zituma bikomeza gugomeza ko byari bigamije gufata Rugezi. Ibitero byapfubye. Ariko ahitwa Mirimba biravuga ko hari abasirikare benshi ba FARDC ndetse kandi nabo bari mu iyo projet yo kugira ngo FARDC yongere igarurire ibice byinshi yatakaje yo n'abambari bayo. Si ibyo gusa kandi si ibyo gusa kandi hari ibice byinshi byamaze kuba byazengurukwa. Ni ukuvuga ngo hari n'izindi ngabo zerekejwe mu byerekezo bitandukanye byo muri Fizi kugira ngo barebe uburyo ki bazahita bohereza ingabo ngo gufata Minembwe. Ariko mu gufata Minembwe ntabwo bafata Minembwe uciye kuri Rugezi yagusigarana yagukorera ibintu bibi cyane, ahubwo barashaka kugira ute kuyizenguruka ngo baciye mu byerekezo byibuze bibiri. Bamwe bagaca muri Plaine, abandi bagaca Rugezi bakerekera mu buryo ki bafata Minembwe. Niyo migambi noneho ubu tuvugana, niyo makuru tumaze gukurura dushingiye ku majwi twumvise n'inyandiko zabo twasomye abo ku ruhande rwa FARDC ngo niyo migambi bafite. Bari kuvuga ko morali yabo iri hejuru. Ntabwo tuzi niba koko ibi bintu bizashoboka. Ku rundi ruhande intare za Sarambwe zihora zivuga ko zitazatakaza bino bice, ko arabonye zibyerana n'abaturage kimwe n'amadubu bavuga ko batazatakaza bino bice. Bivuze ngo impande zombi ubu tuvugana ziriteguye. Ntabwo tuzi ikigiye gukurikiraho mu masaha akurikiyeho, gusa icyo ngusaba tuze kubana mu kindi kiganiro gikurikiyeho kugira ngo turebere hamwe andi makuru aza kubagezweho haba muri urugamba. Wumvise ko hariho imyiteguro ku ruhande rwa FARDC, bari kwikomanga mu gatuza bavuga ko bagiye kwigarurira ibindi bice banyuze mu nzira ebyiri nkubwiye, hariyo muri Plaine n'iya Rugezi kugira ngo bafate ibice bitandukanye birimo Minembwe. Urumva ko ku ruhande cyangwa se kubijyanye n'urugamba nicyo kintu kiri kuvugwa. Hanyuma muri politike na diplomasi hari andi makuru ari kuvugwa ko Constant Mutamba ashobora kuba agiye kwicwa. Uyu nguyu Constant Mutamba yahoze ari minisitiri w'ubutabera, yanicishije abantu benshi, ni nawe wasabye ko habaho igihano cyo kwica, ariko biza kurangira nawe ashinjwe ibyaha bya ruswa n'ibiyobyabwenge, aratabwa muri yombi aranafungwa, ariko aza gusaba imbabazi Gisegeti. Birangira ahawe imbabazi zanatumye afungwa aho kuba yagombaga kuba yarishwe. Ariko hari andi makuru atangiye kuvuga yuko Constant Mutamba ashobora kwicwa. Aya makuru dushobora kuyagarukaho mu kiganiro gikurikiyeho kimwe n'andi makuru yose. Hari n'andi makuru avuga ko Martin Fayulu yaba yasabye kwiyungana AFC M23. Gusa ayo makuru yo tugiye kuyakurikirana tuyakugezeho mu kiganiro gikurikira. Njyewe nitwa Baraka, nyemera tuzegurira muri icyo kiganiro turebera hamwe andi makuru aza kubagezweho muri ako kanya. Maze kuguha sitasiyo y'urugamba kugeza ubu ngubu uretse amasasu yumvikanye mu bice bya Rugezi, n'andi masasu ari kumvikana abayeho twahita tubikubwira, kuko uyu munsi ndagira ngo tubane mu biganiro bihagije, aho buri nkuru yose nzajya numva nzajya ngahita nyikubwira, nawe uze kuba hafi. Nubwo waba uri mu turimo twawe wakurikirana ibiganiro byacu mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Nyamira duhurire mu kindi kiganiro rero, kandi ndakwifuriza no kugira amahoro y'Imana.